Bakunzi bo Kwizera Gukiza TV turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa nk'ibisanzwe nk'uko twabasezeranije, umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, usize amavuta n'Imana, yitwa Mama w'Amahanga. Twamubazaniye turagira ngo abasuhuze. Abaramukije mu izina rya Yesu. Wagira icyo ubwira abakurikiye Kwizera Gukiza TV? Jewe ndashima Imana yabanye nanjye imvana mu byaha impa agakiza. Ahantu navukiye n'ahantu bita mu ntara y'Amajyepfo ku Gisagara. Aho navukiye niho bajyaga bakorera imana z'ibigirwamana, niho baraguriraga, niho baterekereraga, aho niho Yesu yankuye ampa agakiza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Maze kumvana aho rero nakomeje urugendo rwo kwizera, mpamagarirwa mu itorero ry'Abadivantisite i Nyamirambo bariho impera agakiza. Nyuma yo kumpa agakiza nibwo nahawe kwitwa Mama w'Amahanga. Nkeneye kubwira abantu yuko Yesu akiza, akura abantu mu byaha akabaha agakiza. Naje kubona yuko Yesu agira neza amvana aho hantu, nifuza ko n'abandi bari aho bagomba kuhava bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubuhamya bwanjye rero n'ubwuko nkimara kumenya kubana n'Imana niho naherewe izina rya Mama w'Amahanga. Ubundi amazina yanjye kavukire nitwaga Mundanikure Kosiriya, ariko ubu yampinduriye izina nitwa Mama w'Amahanga. Haleluya. Ubwo rero ibyo byose mbishimira Imana. Naje kugira amahirwe yo kugira ngo mbone imbaraga zo kujya gusenya aho navutse, mbabwira ubutumwa bwiza, mbabwira ko bagomba kwitandukanya n'izo karande bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Amina. Birangije nagiyeyo n'inzoga nikoreye ndi umwana, bagiye kubandwa nayo nayivuzeho, mbabwira yuko naje kubona iyerekwa ry'ukuntu abantu bahagurutse imbaraga za karande, zabo bagiye bari muri izo karande. Izo mbaraga maze kuzibona niho naherewe imbaraga zo kujya gusenya izo karande. Ubwo rero ubuhamya bwanjye buzahindura bamwe muri abo bakiri aho ngaho uhereye aho navutse. Nabo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Tubwire, wavukanye n'abana bangahe? Navutse mu muryango w'abana 7 ari jye mfura. Nza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, murumuna wanjye nawe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nawe ni umukozi w'Imana mu itorero rya ADEPR. Batubwiye ko wavukiye ku Gisagara, aho bitaga Ndora kera, ubu bahita akarere ka Gisagara ku Gisagara. Akarere ka Gisagara ku Gisagara. Aho niho rero nagiye gusenya izo mbaraga za karande. Izo mbaraga tubwira ukuntu izo, bwira abantu bagukurikiye, ese izo mbaraga za karande zikora gute, kugira ngo hari umuntu ushobora kuba uyu munsi wa none ari kuzikoresha atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi wambwiye ko ufite ubuhamya bwabasha guhindura abantu. Kuko ahangaha urimo urabwira abantu bari ku isi, turimo turakurikiranwa n'abantu benshi. Turimo turakurikiranwa n'abantu benshi, kandi ubuhamya bwawe nk'uko wabanje kubusangizaho bwahindura abantu bukabavana mu byaha. Anariyo ntego y'iki gitangazamakuru cyacu Ukwizera Gukiza TV. Tubwire, zakoraga gute, wakoranye nazo gute? Izo mbaraga njyewe bazinshyizemo ndi umwana mutoya, ndakura sinabimenya, ariko aho naje kubimenyera niho nanjye naje guhagurukira njya kwitandukanya n'izo karande, mbabwira yuko bakwiriye kwihana bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuko njye najyaga ndyama nkabona ibintu birahindutse, yaba umwana nabyaye. Mbonye bihindutse ndakuganiraho n'umugabo, ndamubwira nti ndashaka kujya iwacu. Nari nabonye papa mbona mama bahagurukijwe na mukadata, n'ubu ariho, ariko n'ubu izo mbaraga nawe nta mahoro zimuhesha hatuye. Ubwo rero nibwo naje guhaguruka
ubwo nari maze kwitwa mama w'amahanga, ndahaguruka maze kubona iryo yerekwa, mbonye papa mbona na nyogokuru bansaba amafaranga. Ndavuga nti rero nje ntago nabaha amafaranga. Nibwo rero nyuma yaho nabonye uzi kuhagurutsa ni mukadata wazihagurutsaga no barazikorera. Nibwo nagiyeyo ndamubwira rero jewe ndashaka kwitandukanya n'izi mbaraga zanyu, zaba izo nyogokuru yaraguriragaho, yaba izo baterekereragaho, n'izanyu ubwanyu mwazanye, kuko n'umugeni wa musaza wanje ntago yigeze anyura mu muhanda nk'uko abandi bahanyura ngo yaciye mu bihuru. Ikimenyimenyi yakoze ubukwe hari umupfumu uri mu nzu. Ibyo byose nagiyeyo kugira ngo mbibwire abari bahari, ndababwira nti nimutakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntago ndi kumwe namwe, nitandukanyije na karande. Kuva rero igihe nitandukanyirije na karande, nibwo uwo munsi naraye mvuyeyo, naje gusengera umwana yapfuye yishwe na nyabingi. Umwana aza kubaho aba muzima, abaye muzima, nyina yari yarahiye. Nibwo abaturanyi banjye bavuze bati burya Kosiriya arasenga. Nabonye igitangaza cyo gusenga rero, nanjye numva abandi bakiri aho ngaho ubu buhamya bwanjye hari aho bwabavana bukagira aho bubajyana. Imana ishimwe. Amen. Uri umukobwa, ibyo wabikoraga uri umukobwa cyangwa wari umaze gushaka? Ngiye maze gushaka nibwo urumva ko ntarashaka nagiraga ingorane z'uko umusore yazaga igihe tugiye gupanga kubya gushakana, izo mbaraga ntizinyemerere kuko bari barabanshingiye kera nge ntabizi. Igihe mbimenyeye rero nasenze nirukana izo karande. Izo karande zari zarakubujije gushaka. Imana ishimwe. Ariko umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ambohora izo mbaraga. Imana ishimwe. Amina. Yego. Tubwire noneho umaze kubaka, ni wigeze kunganiza ku by'ubukwe bwawe, nawe wabwira abadukurikiye maze kubaka bakoresha ubukwe cyangwa bakabona biranze. Tubwire uburyo Imana yagukoreye ubukwe. Jewe ubwanjye nasenze Imana, maze gusenga Imana birampira, no mu rusengero baranyumva, birangira za mbaraga za karande zigenda uko nsenga zigenda zimvaho. Imana igenda impa amayerekwa mazima, noneho nkajya mbona ikintu niba ari ku rusengero nkakibwira abo nakibonyeho bagasanga ni ukuri. Ubwo rero nibwo naje gusenga Imana, nsenga amasengesho y'iminsi 2. Igihe ntarayarangiza nibwo nabonaga ndi mu butayu, mbona inzoka mu butayu. Ariko Imana kugira ngo isobanurire yanyoherere, naravuze nti yabonye ko ubutayu bwancanze kandi iryo jambo ntago ryari rishya. Yanyoherereje umukozi wayo wavuye Kimisagara, araza arambwira ngo ndi kumwe nawe ngo kandi nzabana nawe. Haleluya. Amina. Amena. Ubwo rero ayo masengesho nasenze naje kwimuka aho ndayibwira ngo nibura Imana azagaruke yongere menye ko ari we wamutumye. Yaragarutse arangije arambwira ati cyagiye wari umukecuru none mbonye warabaye inkumi. Amina. Haleluya. Nibwo yanyimuye aho ngaho, ndagenda tujya kwimukira ahandi hirya gatoya CSK. Tuhimukiye ndasenga Imana ngomeza kuyihamagara, najyaga nsengera abo tubana niba ari keredi Imana ikayisubiza, bakabona bayivuyemo bakambwira bati mama yeri bya bindi wasengeye Kosiriya nari ntaretwa mama yeri nari umukobwa byarashubijwe. Rero nari mfite impano yo gusenga ariko ntaramenya uko nzayikoresha. Yego. Ubwo rero noneho maze kumenya kwisobanukirwa, barambwiraga bati uzaba umukozi w'Imana, uzatega igitambaro. Haja numva izo nzira ntazi uburyo nzabikoramo, ndi umudivantiste. Amina. Naje kugenda mbona amayerekwa anyereka ko igitambaro koko ngomba kugitega. Nanjye ubwanjye Imana ikansanga nkabibona. Umuhamagaro wanjye ngugumamo mu badivantiste umunsi wa 7, ariko nta n'umupaga mfite ujyanye no kuvuga Imana. Ukuvuga ngo gutega igitambaro ni Imana bigutegetse. Ni Imana yabimpaye binyuze mu mukozi w'Imana, arambwira ngo nzaba umukozi w'Imana. Nyuma yaho nanjye nkajya mbona amayerekwa anyereka ko ngomba kugitega. Ni izihe mbaraga ziba mu gutega igitambaro? Ni irihe banga Imana yaba yarakubwiriye kugira ngo ujye utega igitambaro? Kuko uyu munsi wa none hari abadatega ibitambaro. Wowe umwihariko wawe ni uwuhe? Jewe ni ukuvuga ngo ntabwo ari navuga ngo ni itegeko kuba ntashobora gusokoza bibaye ngombwa, ariko mu gihe cyo gusenga
cyane nk'uyo muri mu masengesho birakwiriye ko umuntu atega igitambaro, nabyo birushaho kuba byiza. Nubwo niryo banga navumwe. None abantu bose kuri uyu musozi nabo hirya no hino bazi ko witwa mama w'amahanga. Bazi ko nitwa mama w'amahanga. Amahanga hari Afurika, Amerika, Aziya, Oceania, mbese n'Uburayi bwose. Uri mama wabo. Ndi mama wabo. Izina kwitwa mama w'amahanga ni izina riremereye cyane, ntabwo ari izina ryitwa umuntu uwo ari we wese. Wabwira abagukurikiranye iryo zina ryavuye hehe, kubera iki bakwise mama w'amahanga? Ntabwo ari umuntu warinyise, iryo zina ryavuye mu gusenga Imana. Nsengera umuntu, maze kumusengera ntazi yuko yari yaravuye mu by'Imana, ariko aza kuza bamubwira uburyo ndi umusazi, wasanga ndi muzima. Arangije kubera gukunda Imana indimo, asubira mu gusenga, atangira gusenga. Noneho igihe kiragera ndabwirwa ngo mwana wanjye, kuri uyu musozi utuyeho icyo ushinzwe ni uguceceka no kwera imbuto. Narabikoze. Nyuma yaho uwo muntu yaje gushya, ashiki cyose, ashya amaboko, ashya ku birenge, biba ngombwa ko ari jyewe ugomba kumufasha. Nyuma yo kumufasha rero, abana bajyaga bambwira bati kuki udategura umunsi mukuru. Umunsi mukuru maze kuwutegura turi gusenga, nibwo Imana yampaye iryo zina. Haleluya. Amena. Amena. Imana ishimwe. Umaze kuba mama w'amahanga, ugereranije n'abantu bangana iki, ababyeyi, abantu mbese baza bagusanga nga mama w'amahanga, watubwira muri makeya bikeya abantu bamaze kubona cyangwa se kungukira ku izina ryawe? Jewe abantu muri abo ngabo nakubwiraga uwo wahiye, niwe wa mbere wamaze kumenya iryo zina rya mama w'amahanga, ariha agaciro. Ndetse ndamubwira nta kindi wakora uretse ko washaka akado y'imbuto, kwera imbuto amaze gukira. Ubwo rero yangiriyeho umugisha, za kugenda mbona n'abandi bakobwa nabyaye ndi mama w'amahanga, harimo n'uwo wari warahiye nsengera n'umwana we arakira. Bagiye bangana, harimo uwo nabonye nsengera umusore n'umukobwa, baraje ndabasengera. Ubukwe bwabo barijya ubuhagararira, haza kuza uwitirirwa izina ryanjye, ushaka kwitirirwa imirimo y'Imana, ariko birangira n'aka kanya imirimo y'Imana igomeza kuvugwa, n'ubu biracyakora, n'aka kanya dufite ubuhamya. Uyu munsi wa none hari abantu bashatse ingo, abakobwa barimo barashaka, ababyeyi bashatse, ariko ingo zabo zirimo zirabananira. Niki uyu munsi wa none wabwira abamama bagukurikiye, abakobwa bateganya kuzashaka, kugira ngo nabo bazitwe izina ryiza ritanga urugero muri sosiyete? Inama nabagira niyo kugira ngo basabe imbaraga z'Imana zo gusenya karande z'aho bavutse. Mbere ya byose abo bafite ikibazo cyo gushaka, nkanjye izo mbaraga zaranyatatse kugera mu myaka 29, ariko maze gusobanukirwa imbaraga zibohora, byampaye umudendezo wo kugira ngo nanjye nsengera abandi bari aho hantu, kugira ngo nabo babohoke. Ubwo rero dufite ibihamya birenze kimwe by'abantu bagiye babohoka muri ubwo buryo, nabo bagenda bangana, ari abagabo ari abagore, barahari bafite ubuhamya. Imana ishimwe. Ariko ngo hari abantu ngo usengera abarwayi kandi ngo abarwayi bagakira. Narabasengeye batandukanye kandi n'ubu ndacyabasengera, abari bafite abadayimoni. Ndi umuhamya. Uyu mwaka umwana wanjye bamuterereje ikijyanye no kuvuga ngo bamujyanye kuzimu. Byabaye ngombwa ko abantu bose bagenda, jye n'umugabo wanjye tuba ari twe tumusengera. Barivuga, bivuga n'aho bava. Barangije arakira, bavugaga ko atazarangiza. Yakoze tesite aratsinda, bagiye gukora ikizamini. N'abana banjye ubwabo bafite ubuhamya bw'iby'Imana ikora, uhereye ku w'imyaka 17 kugera ku ufite 8. Imana ishimwe. Amen.
urumva hano n'abaturanyi nabo bamwe hari abo twagiye tubaza batubwira yuko rwose korana n'Imana. None abakwita umusazi, abo bakwita umusazi wababwira iki? nababwira yuko Yesu agira neza. Ngenza kuri uyu musozi naje narahamagawe n'Imana imbwira ko impaye inzu kandi nziza. Ubu tuvugana ndi umuhamya w'uko iyo nzu yayimpaye. Imirimo y'Imana yarakoretse nabo barayibona, ariko nzi neza yuko ibyo bavugaga mbere bahinduye amagambo. Buriya umuntu avuze ngo wari umusazi none ubu uravuga, nta gitangaza kirimo. Niba umugabo yaransanze mu rusengero mvuga kuri mikoro, ubu tuvugana sindareka kuvugira Imana ngo mvuge cyane. Icyo rero urumva iyo ubuze icyo utuka inka uravuga ngo dore igicebe cyayo, ntacyo kintwaye. None abantu bananirwa kwizera, niki wabwira abantu batagira kwizera kugira ngo nabo bajye babasha kwizera imbaraga z'Imana? Kandi imbaraga z'Imana turabizi ko ari imbaraga zikiza, ari imbaraga zibohora. Kuko ibyo byose ukora Imana igukoresha nuko bituruka ku kuba warizeye Imana. Abantu batizera Imana wababwira iki muri uyu munsi wa none? Yewe nababwira yuko bari mu bujiji. Satani afite ahantu yabacize mu kintu kimeze nk'igiseke, bakwiriye kukivamo bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bakagendera mu mateka n'amategeko ye. Ibyo nibyo byabasha kubahesha amahoro, bikabatandukanya n'izindi mbaraga za karande n'iz'umwijima bahorana nazo. Yewe ubibabwira, nahanganye n'urugamba rwa karande kugera naho bashaka kunsenyera urugo, ariko maze kumenya izo mbaraga ndwana nazo narasenze ntabwa amakuru y'uko bantanze mfite imyaka 8. Aho banshyize rero mfite amakuru y'uko yankuyeyo, nanjye ngomba gusengera abandi bakavayo. Imana ishimwe. Amina. Wahari n'ubuhanuzi ariko ufite muri iki gihe? Ikintu ngomba kubabwira abanteze amatwi bose nuko nta hantu Imana itavana umuntu nta naho itabageza. Icyo nababwira ni icy'uko abantu bamwe baricaye, bamaze kwicara bibagirwa Imana yabahamagaye, bava mu byo kwizera basubira muri izo mana z'ibigirwamana. Kandi iki gihe cya none ngo bategereje ya masezerano y'Imana, ariko bategereje amahuri. Ni amahuri. Niba umuntu yakariye imyumbati itinitse, bakaba bari kwinika imyumbati bakayirya yinitse, bategereje amasezerano ariko ntayo. Ubwo rero ubutumwa nabaha nubwo uko ajye aho hano ibyo by'imyumbati dusobanurire nawe nabwo ndi kubyumva neza, kugira ngo abagukurikiye cyangwa abadukurikiye babashe gusobanukirwa ibyo by'imyumbati yinitse n'itinitse. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bo barashaka kwicira inzira mu bijyanye n'amasezerano, ariko amasezerano bakabaye bafite, bakabaye barya iyo myumbati itinitse, none bo barashaka kubyihutisha, ariko n'ubundi n'amasezerano ntayahari. Bo babundikiye amagi ariko y'amahuri. Ubwo rero ikintu nababwira kiriho nuko bakwiriye gusubira ku isoko bahozeho kera, bagasubira ku isoko y'uko bahamagawe kera. Buri iyi nzu iyo wayikubuye ukayikuramo umwanda, warangiza nyuma yaho ukongera ugasubizamo umwanda, ni hahandi umwuka wera yaje arakubura. Amaze gukubura, mwuka wera araza yicaramo n'Imana Data n'Umwana, barangije basubira hahandi barongera basubizamo bya bindi, ya myanda iragaruka. Iyo wirukanye dayimoni imwe hagaruka 7. Urumva aho dayimoni imwe yavuye zikaba zibikubye 7, aho zizakora urumva ko hakomeye. Rero icyo nababwira, njye nabonye umusozi, mbona umusozi uriho, mbona umugabo araje, mbona umusozi ntuhinze, nshaka kumubaza ngo mbese impamvu uyu musozi mbona ko wakabaye uhinze, ko najyaga mbona hari aho bahinga bagahinja bakarima, nyuma yaho bagaba bakuramo inziri nkabona basiba, noneho no gusiba bamwe baranabiretse. Ndabaza nti kuki hano hantu hadahinze? Ndangije wa mugabo ntacyo yanshubije, ahubwo yahise afata za nkwi arazegeranya. Namubaza ngo mbese kuki aba bo bahinze ntibabagare, batabagaye? Ndangije yahise yigendera. Abo ni abantu baretse umurimo w'Imana, barangije bategereza ya masezerano, kandi amasezerano bategereje ntabwo bashaka kuyabagarira. Ubwo rero abo bari ku mahuri.
bari ku mahuri. Numva bikaze bakunzi bo Kwizera Gukiza TV, mwabyumvise uburyo ki uyu mutumirwa wacu Imana yamuhamagaye ikamukura mu byaha, amaze kumenya Imana kandi Imana yamukoresheje iby'ubutwari. Wowe uduteze amatwi wakurikiranye iki kiganiro, ni ukuri iki kiganiro cyagufasha. Twagira ngo usengere abantu, ariko ubwira abantu bakigera aha ku Kwizera Gukiza TV. Hari abantu bagiye kubona ari ubwa mbere, twababwira iki? Ko hari abantu baza bafungura telefone zabo bakajya kuri YouTube bakabona ubuhamya ngubu bakitambukira, bakigendera, rimwe na rimwe bakibagirwa no gukora subscribe. Ubutaha aba bantu wababwira iki? Bagume hano, ntibakwiye kuguma aha ngaha, bahave, bakomeze nako babe ku Mana cyane, bakurikirane icyo ijambo ry'Imana babona ribabwira, baba ari cyo bakora. Turasoje. Mu gusoza, sengera abagukurikiye. Abagukurikiye hari abafite ibibazo bitandukanye, hari ababyeyi abashatse babuze urubyaro, uri mama w'amahanga, hari abashatse ingo zabo zasenyutse, hari izigiye gusenyuka. Mbese muri rusange numva dusengere ababyeyi, sengera ababyeyi. Hari abarwayi, Imana yo gusengera abantu bagakira, barwaye indwara zitandukanye. Hari abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Njyewe ni inshingano zanjye kubasengera, kuko narabwiwe ngo ririra abagore n'abana. Nyuma yaho haza amagambo avuga ngo ririra n'abagabo, uririre n'abasore n'abakobwa, kuko ari wowe niyo mpamvu witwa mama w'amahanga. Maze kubwirwa ngo ririra abagore n'abana, mu gitondo hahise haza umugore ufite ibibazo. Mbona ni ikimenyetso Imana impaye cy'uko ibyo mbona biba ari ukuri. Reka dusenge. Turagushimye Mana ikomeye, Haleluya, tugushimiye ko udukunda. Yesu Kristo, nyamara turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya. Amaraso ya Kristo naboneke ku Banyarwanda bose, naboneke ku bihugu byose bituye ku isi. Ayo maraso atubonekeremo imbabazi. Mana turanihira abagabo, Mana turanihira abagore, Mana turanihira abasore, Mana turanihira abakobwa, turanihira abana bato uhereye ku bacu. Turanihira abasore bashatse gushaka biranga kubera karande. Turasengera abakobwa bashatse gushaka biranga kubera karande. Turasengera abagabo bari mu ngo zabo n'abagore zagize ibibazo kubera karande, kugira ngo Mana bavane muri izo karande, kugira ngo bahagakiza muri Yesu Kristo. Ujye ubaha imbaraga zimira izindi, imbaraga zisenya karande z'aho bavutse, n'aho bashatse, n'aho batuye. Dusabye Mwuka Wera w'Imana ngo abazajya bumva iki kiganiro n'iri sengesho bajye bakizwa nacyo. Ngaho nyemerera ubere maso ubugingo, kandi ujye urinda igihugu waduhaye, igihugu urinze uhereye kuri perezida kugera ku bayobozi bose. Niko dusengera isi yose, kugira ngo Mwami amavi yose akupfukamire nk'Imana iri hejuru ya byose, kandi urushaho kugabanya abarimbuka, wongera abakizwa ku isi yose. Unyemerere uhabwe icyubahiro. Twarimo Mwami dusengera abo bose abarwayi bari kwa muganga, bari mu ndiri zabo, bari Ruwa Fayizari. Uri Imana yakijije umugabo wanjye umwijima, ndakubona. Uri Imana yakijije abatandukanye indwara, baragushima. Uri Imana itanga itimana. Twarimo tukubwira ngo gabanya abarimbuka ku isi yose, wongera abakizwa. Urakoze mu izina rya Yesu, amena. Amen. Imana ishimwe. Amen. Urakoze nawe. Murakoze nawe. Imana iguhe umugisha. Tuwusangire. Amen. Iki kiganiro abantu bazacyumva, kandi turizera ko benshi bazafashwa nacyo, ni ukuri, bagahinduka. Amen. Imana iguhereze umugisha. Tuwusangire. Amen.